ndongera mbwira Prime Minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na Minister wa Infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo aribo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika cyambere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere ariko hari amafaranga yishyuza koperative yabambuye ubwo bazayishyuza nde Minisita wa Kamasi ibyo mubikurikirane leta yo mwarayihombeje ariko umuturage we ntabwo azahomba amafaranga yabo bagomba kuyabona naho iby'abahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika amafaranga yanyu bazayabashaka murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ikindi kibazo twagarutse ku muturage mugenzi wanjye wavuze ikibazo cy'imbuto y'ibirayi koko nibyo rabu ishaka uburyo tugezaho imbuto vuba na bwangu ariko dufite ikibazo ko rabu itazitugezaho imbuto ku gihe ahubwo icyo nacyo ni ikibazo kimaze imyaka iyo ntabwo yagikemuye minisitiri w'agriculture ntabwo bigerera ku gihe none icyo kibazo gikemurwa gite ni kuriya nabivuze yuko imbuto zatubuwe within the community zigumamo zidasohoka ngo zijye ahandi ariko cyamara imyaka ingahe icyo kibazo gihora kigaruka kugihora kigaruka ibyo usobanura n'ibikorwa n'ibibaho uko bitandukanye ngiye iki kibazo aho ngiye hose barakimbaza barakiteka Your Excellency ubundi imbuto z'ibirayi nta handi zituruka zituburirwa Erega jewe ibyo nsobanurira iyo wari ubizi ukabikurikiza ukabikora ntaho nkeneye igisobanuro kindi hari ibyo mbwira hari n'ibyo umuturage ariho avuga ntabwo bihuye wabihuza ute ni inshingano yawe kubihuza ibyo ariho avuga nibyo ntabwo wabonera igihe andi magambo yose ukoresha ibyo uriho uvuga nta kamaro bifite kuko ntabwo wabonera imbuto igihe icyo kibazo kiri kuri wowe ndagikurikirana ugikurikirane abantu babonera imbuto igihe naho uriho urambwira amateka ibindi bintu by'uko imbuto ibyo byose niba bitavamo ko babonera imbuto igihe urata umwanya wawe ndabikurikirana aza raporo ko imashini zidakora bazana ibikora iki izaje ntabwo zashoboye gukora ibyo ntabwo zikoranye n'uruganda rurafunze ntirukora nta nubwo ari amezi 5 rumaze gusa rumaze igihe rwose rudakora abantu ninjiji rwose duhaye umurongo tugenderaho ndaminagiri tubwire habaye iki murakoze cyane minisita wa Commerce arahari bagize intege nke z'amafaranga akenewe kugira ngo rukore gusa reka nkwereke ndabona impamvu ibintu bihora bigaruka bimeze gutya namwe abayobozi bose mwese musa naho mwe mwashyizeho ikintu murangije buri wese ararekura aranakibagirwa ko kiriho n'impamvu cyagiyeho nta wari ukifite mu mutwe we nta wari ukitekereza so uwo bikuriye se waba yabujwe n'iki kuba ari hano
wari ndumva ntabwo nabona igisobanuro sinzi niba bari babatumiye erega kumutumira se gutumirwa ku kazi yahawe ni muri iyi nama your excellence ubu abaje aha bose batumiwe amafaranga yarahari yarabonetse arahari bamaze no kubikora nuko n'umwarimu muvuze ko navuga ingingo y'imari ariko ubundi irangirana n'uyu mwaka ku buryo umwaka ugomba kuba yarangije mu kwezi kwa gatandatu amafaranga niba ahari ikiyaziritse ni iki wenda ni kuraba amafaranga ava muri minisiteri akajya muri beneri ava muri beneri tukayashyira ku makonti yabo ko amakonti yamaze kuyatanga ubwo ngo se bizakorwa niyo yaba agenda n'amaguru aba yagenda mubyihutishe we na Ewasa mu cyumweru gitaha ubu turi kwa kane cyumweru gitaha kiriya tugiyemo muzabe mwabirangije murakoze ayo mafaranga azabe yageze ku baturage mu cyumweru gitaha murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika yes ibyo mugiye gukora se ubundi mwananiwe gukora ni ibiki igisubizo cyiza kandi kinyuze urayabona rwose ndategereza ntihanganye icyumweru gitaha natakugeraho uzanshake